Ndabasuje kandi ndabifuriza ibihe byiza. Ndabashimira mwese mukomeje gukurikira ibiganiro binyura kuri Iyungure. Ndabashimira cyane 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 mwese mukurikira ibiganiro binyura kuri Iyungure. Inama zanyu, ibitekerezo byanyu turabibona muri comment. Ni iby'agaciro kuri twese. Nizera yuko rero mumeze neza aho muri hose, mumeze neza kandi ibiganiro tugenda tubagezaho bigenda birushaho kubaka, natwe birushaho kutwubaka. Uyu munsi rero nifuje kugira ngo tuganire ku bintu bitoya maze iminsi ntekereza, ariko nkabura umwanya, ibintu biba byabaye byinshi, ugasanga hari igihe umuntu abuze umwanya wo kugira ngo abashe kubagezaho ibiganiro yifuza yuko muganira. Nabategurira ikiganiro numva kiri ku mutima wanjye, nakomeje kubitekereza ariko ndavuga ngo reka ngitegure hanyuma nkibaganirize. Buriya hari umuntu ugikeneye ahantu hariho hose hari umuntu ugikeneye. Tugiye kuganira iki rero? Tugiye kuganira ibintu 8 bitagomba kubura mu ntego zawe za 2025. Umwaka turawujyanye, igihembwe cya mbere cyararangiye, kwa mbere n'ukwa gatatu igihembwe cyararangiye, ariko ni ukuvuga ngo iki kiganiro kibuze kudufasha kugira ngo tubashe kureba ibintu 8 bitagomba kubura mu ntego zawe za 2025. Wowe wazikoze ni byiza, ubwo uragenda urebe ese bino bintu 8 birimo cyangwa ntabwo birimo. Wowe utarazikora ushobora kuzigenderaho kubera yuko umwaka uracyafite amezi wumva turacyafite amezi menshi kugira ngo ubashe kugenda nawe ubashe kubigeraho ibi ngibi turimo tugiye kuvuga. Kenshi usanga dukora imihigo, tugakora imihigo y'ibigo dukorera, tugakora imihigo y'abandi, ariko ugasanga twebwe ntabwo dukoze imihigo. Niyo tuyikoze rimwe na rimwe usanga itanditse. Ariko buriya kugira ngo umuntu abashe kugira ikintu ageraho nuko hari icyo aba yiyemeje gukora. Iyo ubikoze rero ukanabyandika biba byiza, kubera yuko uravuga uti niyemeje gukora ibi ngibi, ugasanga noneho biragendana n'umunsi ku munsi, uyu munsi se nakoze iki, ejo se nakoze iki, noneho bigatuma biguha imbaraga yuko ubasha kugira ngo uve kuri kimwe wakoze ubashe gukora n'ikindi. Ikindi, iyo urimo kwiha imihigo ugomba kwiha imihigo irenze. Ni ukuvuga ngo nimba twaravuye mu mwaka wa 2024 tukaba tugeze mu mwaka wa 2025, ugomba kwiha imihigo irenze iy'umwaka wa 2024, ukiha imihigo igusaba kwishakamo imbaraga, kubera yuko muri twebwe dufitemo imbaraga zirenze izo twibwira twebwe tuzi. Ariko iyo wihaye iyo mihigo igusaba gustretchinga, nimba ariko nabyita, igusaba kwishakamo imbaraga nyinshi. Ibyo ngibyo bigatuma hari ibintu ukora ukibaza ngo ibi ngibi se nanjye nabishobora, ibi ngibi se nanjye nabishobora, ibi ngibi se ntabikora, kubera yuko izo mbaraga uzifitemo ariko ntabwo zishobora kugaragara utabashije gushaka ibintu wewe wita ko bikurusha imbaraga. Nihuse rero, reka nihute ngere ku bintu 8 bitagomba kubura mu ntego zawe. Ikintu cya mbere na mbere y'ibintu byose nasobanukiwe ni ukugira intego yo kugira ubuzima bwiza. Kugira ubuzima bwiza ntabwo byizana, utwe turabiharanira. Buri muntu akora ibyo yakagombye kuba yakora, ibindi ukabirekera Imana. Ariko ni ukuvuga ngo ufitemo uruhare runini cyane mu gushaka kugira ubuzima bwiza. Ubuzima nicyo kitubashisha kugira aho twifuza kugira, nicyo kitubashisha gukora akazi, nicyo kitubashisha kurera abana twabyaye, nicyo kitubashisha kugera ku zindi ntego zarizo zose. Udahereye ku buzima rero ngo umenye ngo ubuzima bwanjye mbufitiye gahunda kimwe no mwaka wa 2025, waba urimo guca inyuma y'inzira, niko nabyita. Ukamenya uti ubuzima bwanjye ndabwerekeza hehe. Ngo nimo kuvuga amagara mazima, kugira ngo uharanira kugira amagara mazima. Mu ntego zawe hagomba kubamo kugomba gukora siporo. Ugomba gukora siporo kangahe mu cyumweru? 2 mu cyumweru, 3 mu cyumweru, ugomba gukora siporo. Ikindi, ugomba kumenya yuko mu bijyanye n'ubuzima ugomba kwitegereza neza ibintu urya. Urimo kurya iki? Umubiri wawe urimo kuwushyiramo ibiki? Kubera yuko kenshi nabonye twikundira inyuma usa neza ariko imbere urasa gute.
ukuvuga ngo inyuma urahasiga amavuta meza, ubwo ndabwira nk'abamama, ariko noneho imbere hawe hameze gute? Urarya iki? Ugomba guharanira kurya imbuto, ugaharanira kurya imboga, ugaharanira ibintu ibyo ari byo byose uzi byatuma ugira sante nziza, ugira ubuzima bwiza, uba healthy. Ugomba kubiharanira mu byo ukora ibyo ari byo byose. Ikindi ugomba guharanira mu bijyanye n'ubuzima bwiza, ugomba guharanira kuruhuka. Uryama amasaha angahe? Ntabwo ari byo kuvuga ngo amasaha 10 n'angahe. Umuntu mukuru agomba kuryama hagati y'amasaha byibura 7 cyangwa 8. Uryama amasaha angahe kugira ngo ubashe kumenya ubuzima bwawe? Usanga twenshi duhugira kuri tugenda tumanura kuri telefone, duscrollinga, ariko finally ugasanga ntabwo uryamye amasaha ugomba kuryama. Kuvuga ngo ibyo ufungura, gukora imyitozo ngororamubiri, ukabasha no gusinzira amasaha angahe. Ikindi ugomba kwitaho, ugomba kumenya ngo ugomba kugabanya stress. Ukagabanya stress, ibyo ngibyo niyo wanabikoze stress ubwayo iragabanuka. Ariko iyo utasinziriye usanga uhunyiza, usanga ufite umunaniro, usanga ufite ibintu bituma utabasha kuruhuka. Ibyo bikaba mu ntego zawe. Nimba ubifite ni byiza, noneho komerezaho. Niba utabifite ugomba kubishyiramo amezi 9 asigaye, ukabasha kuyakoramo ibi bintu 8 tugiye kuvugaho. Ugomba kureba ibijyanye n'amafaranga mu ntego zawe. Ugomba kureba budget yawe. Ese ukorera amafaranga angahe? Iwanyu mu rugo mwinjiza amafaranga angahe? Usohora amafaranga angahe? Kandi noneho niba usohoye amafaranga ugomba kuyasohora, bavuga ko iteka ryose tugomba kuba munsi y'ibyo twinjiza. Usanga twaratumbagije ibijyanye na budget. Uti byanze kuvamo, ariko ntago byakwanga kuvamo. Ugomba gukora uko ari bishoboye kose bikavamo. Kandi ikindi ugomba gukora ukurikirana. Ntabwo ushobora kujya muri supermarket ngo ugure ikintu, ngo ujye mu isoko ugure ikintu ukomeze bizagera igihe noneho wisange nta n'amafaranga ufite. Ugomba gucunga ibijyanye n'icungamari yawe. Budget yawe ugomba kuyitaho, ukayisuzuma neza. Icya gatatu mu ntego ugomba kugira, ugomba kwiyongera ubumenyi. Iyi si turimo uko yari iri muri 2020 ntago ari ikiri muri 2025. Niba rero uri umuntu ushaka gutera imbere, wifuza kugira ahantu agera, ugomba kwiyongera ubumenyi. Ubumenyi ntago ari kuvuga ngo ni ibyo ku ishuri n'iki. Ubumenyi ubwo ari bwo bwose butuma ubwonko bwawe buguma buri sharp, butuma ubwonko bwawe buguma bukora. Ushobora no kwiga guteka, ushobora no kwiga koga, ushobora no kwiga gutwara imodoka. Ibintu byo kwiga biruzuye, ariko ubwonko bwawe niwe dormant. Usange ibintu byakozwe muri 2021 na kabiri nibyo wakoze, na gatatu nibyo wakoze, na kane nibyo wakoze, na gatanu irageze. Utarabasha kugira ikintu na kimwe wiyungura. Ugomba kwiyungura, ugashaka ubumenyi, ugashaka ibintu bishya, ugomba kwiga. Kandi ikindi, tera intambwe wiha ibintu bikuvuna. Ibintu bikuvuna bituma ubasha gutekereza, bigatuma ubasha no kumenya imbaraga wifitemo uko zingana. Icya kane twihuse, ni ukuvuga ngo icya kane kiravuga yuko ugomba guhitamo abo uzagendana nabo muri uyu mwaka. Ugomba guhitamo abo uzagendana nabo muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka uzagendana nandi, kubera yuko buriya barabivuga, ariko iyo nje kubitekerezaho mbona ari ibintu by'ingenzi. Kuko abantu mugendana, hari abantu baguha imbaraga, hari abantu mugendana ukabona ntago ari honesty, hari abantu mugendana ukabona ntacyo atwaye, abandi mukagendana ukabona nibyo. Ariko noneho reba mu bantu muzagendana, niba warihaye gukora siporo, shaka umuntu uzagutera imbaraga zo gukora siporo. Niba warihaye kugira ikintu cyo gusoma, ubwo gufata umuco wo gusoma, shaka umuntu uzagutera imbaraga zo gusoma. Niba warihaye yuko uzajya ufungura neza, shaka umuntu muzasharinga amafoto y'ibintu wariye, hanyuma ubashe gufungura neza, ubashe kwiyitaho. Ni ukuvuga ngo uhitemo abantu bagaburira ubwonko bwawe, positive vibes, ibintu byiza, bakubwira ko bifitemo imbaraga, bakubwira ko wakoze ibintu byiza. Ibyo ngibyo bigutera imbaraga. Ikindi mu bantu ugomba gushaka abantu bagusumbyeho,
abantu bagusumbye, kuko iyo ushatse abantu bagusumbyeho ntabwo ari ukuvuga ngo urashaka gusa nkabo, ariko ubona yuko ibintu bakora nawe wabikora. Kubera iki? Why not? Nawe wabikora kandi wabishobora. Icya gatanu nacyo cy'ingenzi cyane mu bintu byose ukora, mu ntego zose ufite, mu ntego 8 ntabwo bagomba kuburamo gahunda z'umuryango wawe. Umuryango wawe ugomba kuha umwanya ufatika, ukawuha umwanya ufatika kandi ukawuha umwanya w'agaciro, umwanya w'umumaro. Kuko kenshi tujya tuvuga ngo turi kumwe n'imiryango yacu, ngo turi kumwe n'abana bacu, ariko muri kumwe mukora iki? Muri kumwe mwese muri ku matelefoni, ni urugero, muri kumwe mwese muhuze. Ariko niba uri kumwe n'abana bawe, umenye yuko noneho n'umuryango wawe uwukoreshe neza uwo mwanya, uba umwanya w'agaciro, haba ibyo mwigana nabo, haba ibyo mukorana, haba mbese ushake umwanya uzabasha ukawubyaza umusaruro uwo mwanya uri kumwe n'umuryango wawe. Cya gatandatu, reka nashatse kuvuga ngo reka ingeso mbi, ariko noneho ndongera ndavuga ngo reka nikosore mvuge ngo reka indangagaciro mbi, ariko ubundi indangagaciro ntabwo zijya ziba mbi. Ni ukuvuga ngo imico mibi, dukoresha imico mibi. Reka imico mibi usanzwe wifitemo. Niba uvuga uti ngewe ndaryama cyane, uvuga uti ino mico uyikorera analize, urebe ibintu bitagenda neza muri wowe, hanyuma noneho ufireho intego zo kubireka. Usanga kenshi Albert Einstein yaravuze ngo ubupfu ni ugukomeza gukora ibintu nk'uko wakomezaga kubikora, ugatekereza yuko uzabona umusaruro utandukanye n'uwo wasari usanzwe ubona. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo niba njyewe ndimo kuvuga nti wenda nshaka kugabanya ibiro, icyo kiganiro nacyo ndimo kugitegura cyo kugira ngo mbashe kukibasangiza, nshaka kugabanya ibiro. Ni ukuvuga niba ushaka kugabanya ibiro, muri gahunda zawe harimo ibiro, kugabanya ibiro, ntabwo ushobora gukomeza ufungura ibyo wafunguraga muri 2024 ngo utekereze kuzabona umusaruro utandukanye n'uwo wifuza muri 2025. Birasaba ko hari ibintu bimwe na bimwe uhindura, ugenda uhindura ukabana ukabireka. Niba batindaga kuri telefone ukayimaraho amasaha 2, hari undimo kubivuga buri wese agahita avuga ngo amasaha 2 ni menshi, giye ntabwo nayamara, ariko turayamara. Uzakushyiremo track muri telefone yawe, amasaha 2 arashira, ukavuga uti amasaha 2 ni menshi, nta n'ikintu nunguka, bureka fata imwe yo kuri telefone, fata n'indi yo gusoma igitabo. Ibyo ngibyo ukabikora. Ni ukuvuga ngo ni imico utishimira, wowe ubwawe utishimira, uvuga uti ino mico ewana ndayireka kabisa, nireke, ubishyire mu ntego zawe za buri munsi. Intego ya 7 tugomba kugira kugira ngo tubashe kugira aho twifuza, no kugira routine, ibintu bihoraho. Mu gitondo nkora iki, bigenda gute, niki nimugoroba nkora iki, niki ukabigira muri wowe, ukavuga uti ngewe mfite routine yo gukora ibi n'ibi ngibi mu gitondo. Nabasangije routine yanjye y'uburyo mbyuka mu gitondo, nkakora siporo, nkakora iki, bigenda bihinduka. Yego nta nubwo kenshi ubikora nk'uko ubyifuza, ariko uba wumva nyine wifitemo uwo muhate, niyo utabikoze wumva hari ikintu utakoze, hari achievement utagezeho. Urumva rero ibyo ngibyo tugomba kugira routine mu ntego tugomba kugira routine y'ibintu dukora umunsi ku munsi. Kandi noneho izo routine zikaba zijyanye n'icyerekezo turimo kujyamo. Kuvuga ngo niba twifuza kuva hano tukagera ahandi, bigomba kugaragara umunsi ku munsi, kuko nibitagaragara umunsi ku munsi ntago uzabasha kubona umusaruro. Umusaruro ni iki? Umusaruro ntabwo ubyuka mu gitondo gusange waje. Niba uvuga ngo ufite gukora siporo, ntabwo uzayikora rimwe mu kwezi kwa 4 ngo urangize bivuga uti mva siporo nkizaho akadomo. Ya ni umunsi ku munsi. Ese muri iki cyumweru nayikoze amasaha angahe, nayikoze kwa kangahe? Ibyo ngibyo bigahora ari ibintu ugenda ucekinga umunsi ku munsi, ureba yuko wabikoze. Icya 8 rero mu ntego tugomba kugira z'uyu mwaka, muraza kureba ko muzifite, ariko udasanzwe unazifite uyongereho. Tugomba kugabanya umwanya tumara kuri social media.
umwanya tumara kuri social media ni mwinshi ni mwinshi ni mwinshi ni mwinshi. Noneho ukareba ugasanga ese social media yatwigishije iki? Ese social media yatunejeje cyangwa yaduteje stress? Social media ntiyatubujije ibitotsi cyangwa yagize gute? Mbese twabaye imbata. Naro ejo bundi nari ndimo kureba umuntu wanditse avuga ko twabaye imbata, ndavuga nti kandi nari narakoze kino kiganiro, ndavuga nti reka ngomba kugitambutsa byanze bikunze, tugomba kugabanya ukishyira muri gahunda ewana ukana wanayishyira ku ruhande, ariko usanga rwose idutwaye uruhu n'uruhande. Kenshi noneho ugasanga turimo no kureba inkuru z'abandi, turamara umwanya tureba inkuru z'abandi, ariko tutafata umwanya ngo turebe njyewe ndakora iyihe nkuru yanjye, ese ndimo gukora iki? Ngo wowe ubwawe wirebe wisubire, urimo kuva kuri uyu ukajya kuri uyu, ukava kuri uyu ukajya kuri uyu, ukava kuri uyu ukajya kuri uyu. Ni ukuvuga ngo barimo kwinjirizaho amafaranga, ariko wowe ubwawe ibyo bintu biragufasha iki? Birafasha iki ubuzima bwawe? Birakungura iki wowe n'abawe? Cyangwa se birafasha iki n'umuryango nyarwanda muri rusange? Ibi rero ni ibintu 8 nifuje kubaganiriza, nifuje kubaha kugira ngo mubashe kureba niba biri mu ntego zanyu, kandi noneho murabizi ko bino biganiro bya Iyungure twese turimo kwiyungura. Nimba nawe hari ikindi ubona ntavuze muri ibi bintu 8, ukidusangize muri comment, twese tukigireho, hanyuma noneho dufatanye turebe, ese tuvuge tuti ni iki turimo gukora, turimo kuva hehe, turimo kujya hehe. Ukidusangize muri comment, twese natwe tukigireho, tubashe kuvuga tuti iki nacyo twacyongeramo, cyaba icya 9, cyaba icya 10, cyaba icya 11. Ibyo ngibyo byose tubashe kubisangiza, kandi noneho twese tubashe kungurana ibitekerezo. Ndabashimira rero mwese mukomeje gukurikira ibiganiro binyura kuri Iyungure. Niba utarakora subscribe kuri uru rubuga, ndagusaba kugira ngo ntumve udakoze subscribe, kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro byose binyuzwa ku rubuga Iyungure, bidufasha kugira ngo tubashe kwiyungura, bidufasha kugira ngo tubashe kwireba imbaraga twifite muko zingana, bidufasha kugira ngo duterane imbaraga turebe uko bigenda. Kandi ikindi, ntimwibagirwe kubyandika. Ibintu wanditse birafata mu bwonko, ni ukuvuga ngo ubyumva neza kurushaho. Rero ndabashimira, ntago nasa nabashimiye. Izi video mujye muzisangiza n'abandi, twe kwihererana ibyo tuzi, twe kwihererana ibyo twakoze, tukabona byarabashije kudukorera, n'abandi babashe kubimenya, twese tubashe guterana imbaraga. Ndabashimiye rero, mukomeze mukurikire n'ibindi biganiro byose twagiye dutanga, kandi muduhe comment, muduhe ibitekerezo bitandukanye, kugira ngo turusheho, kugira ngo n'ibindi biganiro byose twabasha gukoraho, kugira ngo turusheho kubiganira, bibashe gufasha ubuzima bwacu, bibashe gufasha sosiyete yacu, ndetse bibashe gufasha n'imiryango yacu. Imana ibarinde.